Ni umunsi udasanzwe kuri Nowela ndetse na Morgan, aba ari umunsi w'ubukwe bwabo. Imyiteguro rero irarimbanyije, buri muntu wese ari kugenda areba niba ibyo ashinzwe biri ku murongo neza. Morgan we rero stress ni zose, amaze kwambara ari mu cyumba ariko yabuze icyo afata n'icyo areka, ari kugenda azenguruka, icyunzwe rwose kiri kuza kubera stress nyinshi. Ahita afata telefone rero agahamagara Isimbi bestie we, aramuhamagara ati bestie, ati ntakubeshye stress ziranyishe, ndumva nabuze icyo nkora n'icyo ndeka. Isimbi nawe ati ariko se rwose nawe jya ugabanya rwose gukabya, gerageza nyine witegure kubera ko uyu munsi ni umunsi wawe udasanzwe. Morgan ati mbabara ndakwinginze bestie, ngwino ndebe, urabizi ko ari wowe uzi kunturisha, ngwino rwose undebe gatoya urahita usubirayo. Isimbi ati ariko nanjye rwose nari nkiri kwitegura, ati ubundi se ubu urumva kano kanya unkumbuye? Morgan ati ni ukuri ndashaka ko tuvugana, yenda biramfasha gutuza. Isimbi ati nta kibazo, noneho niba rwose unkeneye reka mbanguke maze tuvugane iminota mikeya. Ku rundi ruhande rero Nowela we ari muri salo, bari kumutunganya, bari kumusokoza imisatsi, ari kubereka aho bayirebesha. Mama we rero ahita yinjira, maze Nowela ati wow, ati ma nawe uraje? Ati mana yanjye ndumva uyu munsi nishimye, ati mfite ibyishimo bidasanzwe kubera ko ngiye kubana n'umugabo w'inzozi zanjye, umugabo nakunze ari we wa mbere nkunze. Ati mbese ndumva wagira ngo rwose ntabwo nkiri ku isi. Mama ati ndakwifuriza ibyiza byose mwana wanjye. Mu minota mikeya rero Isimbi aba ageze kwa Morgan. Morgan ahita amusanganira mu muryango, agahita amuhobera, ati ubundi ni wowe naburaga, nakuburaga rwose ngo uze tuvugane ndebe ko rwose natuza. Ati stress zanyishe, ndi kwibaza niba ibintu ngiyemo ari ibya nyabyo, niba koko narabitekerejeho neza, ndumva nanjye rwose ntazi ibyo ari byo. Isimbi ati urumva njyewe nyine sindakora ubukwe na rimwe, ntabwo nzi ukuntu bimera gukora ubukwe, ariko nanone birumvikana ko rwose bigomba gutera stress kubera ko ni urugendo rw'ubuzima bwawe bwose uba utangiye, kubera ko utabuze ibigutegereje imbere, birumvikana rwose ko ugomba kugira stress. Ariko rwose bestie ndakwinginze ntuhangayike, kubera ko Nowela ni umukobwa mwiza cyane, ni umwana mwiza, kandi rwose azaba umugore ugukwiye. Ndabizi ntabwo wibeshye, wahisemo neza, nicyo kintu rwose kikubayeho mu buzima cyiza kuba warahisemo Nowela. Ndamwizeye, humura, tuza kandi ukore ubukwe rwose, wahisemo neza. Morgan rero ahita atangira gutuza, maze akabwira Isimbi ati urakoze cyane bestie, ati ubundi ni wowe wanjye, ati noneho ndumva ubu ntangiye gutuza. Isimbi ati nyine wowe humeka uzamura umwuka umwanya munini, nurangiza wongere uwumanure, urahita wumva rwose utuje. Koko rero Morgan ahita abikora, maze agahita yongera agasubira ku murongo rwose, ukabona koko aratekanye. Isimbi ahita amubwira ati rero reka ngende, ati njya kwitegura kubera ko ndacyafite byinshi byo gukora. Isimbi rero ahita asohoka, maze akajya aho Nowela yari ari kwitegurira. Nowela rero akimukubita amaso ati ntumbwire ko cyambaye iyo myenda kandi ubizi ko uyu munsi ari wowe uri bumperekeze, gute se ucyambaye utyo kandi ubizi ko ari wowe uri bumperekeze? Isimbi ati urihangana, ntabwo ndi bukwambarire, ntabwo rwose ndi bukwambarire, urihangana. Nowela ahita avuga ati oya, ati nizere ko ibyo bintu utabinkora haburiye iminota ukampakanira ko utari bunyambarire, kandi rwose ubizi ko ari wowe nari nizeye, nizere ko ibyo bintu utabinkora. Isimbi rero ahita ava mu nzira, maze Nowela agahita abona Krista rero ni inshuti ye magara, ni umukobwa w'inshuti ye kuva kera, bamaze imyaka myinshi ari inshuti. Krista rero aba muri Amerika, kugira ngo aze rero biba byaragoranye, maze akabwira Nowela ko ibyangombwa byabuze, atakije kumwambarira, agomba rwose gushaka undi muntu umusimbura. Niyo mpamvu rero aba yarasabye Isimbi kandi aba nyine ari inshuti magara ya Morgan, umusore uba ugiye gukora ubukwe na Nowela.
Nowela rero aba agikubita amaso Krista maze agasara agahita ashyira urushyi ku munwa akavuza induru ati mbega mwebwe we ati murankoze, ahita ahobera cyane Krista ati ndishimye ati none se byagenze bite kugira ngo ubashe kuza? Krista ati nyine byose byari imipango ya Isimbi, niwe wanshakiye itike, ibintu byose yarabinkoreye, yabashije kuza uyu munsi nkaba ngeze hano. Ahita ahindukirana Isimbi ati Simbi ati ndakunda, turi umwana mwiza cyane, ati wakoze cyane rwose, byari byambabaje ko inshuti yanjye magari itagomba kuza kunyambarira, ariko rwose Simbi wakoze kubimfashamo, none Krista akaba ageze hano. Krista rero anahagera rwose yambaye umwenda nyine agomba guherekeza Nowela yambaye. Nowela noneho ahita yishima akavuga ati nimundebere uko ameze, noneho mu ntunganye niba hari akantu kakibura. Bose bamubwira rimwe bati uri mwiza cyane cyane rwose, nta cyo kugutunganya gihari, uratunganye kandi urakeye. Ubukwe rero buraba bukarangira bugenda neza rwose. Ukwezi kwa buki rero kurarangira, maze Krista agahamagara Nowela ati sheri umeze neza se, ubukwe bwagenze neza cyane, uraryoshye ubu ngubu umeze neza? Nowela ati meze neza cyane rwose, ubu urugo nararumenyereye, ubu rwose ndi kwikorera amasuku mu rugo nta kibazo. Krista ati none se ubu ko numvaga se nshaka ko dusangira ibya saa sita, hari ikibazo? Nowela ati nta kibazo rwose sheri, uze rwose tubisangire kandi ni karibu. Krista rero araza maze akibona Nowela ati uzi ko wahise uba mwiza, ati ndabona wahindutse ni ukuri, ati urugo rwatangiye kukugwa neza. Nowela ati ndakuzi ibikabyo byawe. Nowela agahita abaza Krista ati ariko ubundi ubu uzashaka ryari? Ati ariko ndabizi neza wowe ibyo aribyo byose buriya uzashaka umugabo w'umuzungu. Krista ati oya ntabwo ariko bimeze, njyewe ubundi ikintu cya mbere nshaka ni umugabo uzankunda kurusha uko nikunda, uwo nguwo rwose niwe nkeneye. Ubwo rero uwo igihe azazira nta kibazo rwose tuzahita dukundana. Ati ntubizi se ukuntu njyewe ngoye, ati ndagoye cyane ntabwo napfa gukundana n'umuntu ubonetse wese. Bakomeza kuganira rero maze Krista akabwira Nowela atari ku bundi ko kuvuga ari ugutaruka harya uriya mukobwa ngo ni Isimbi apfana iki n'umugabo wawe, bafitanye isano? Nowela ati hoya, ati kandi se ati Isimbi yakoze iki? Ati nyine ntacyo ariko ndashaka kubimenya, ati harya warambwiye ngo bafitanye isano n'umugabo wawe? Nowela ati hoya, ati uriya mukobwa ni inshuti magara y'umugabo wanjye imyaka myinshi yashize, ati kuva bakiri abana, ati ni umwana mwiza ndabizi nawe uzamukunda, ati tekereza ko nanjye yamaze kuba inshuti yanjye, ati rwose aritonda cyane ndamukunda cyane. Krista ahita ahindukirana Nowela ati hoya se, ati ntumbwire ko nawe wizera ibintu by'ababesti, ati nizere ko bya bintu utabyizera, ati uzi kuri indangare, ati nizere ko rwose ugiye gukanguka, ati kanguka ni ukuri humuka amaso, biriya bintu by'ababesti bijya bibyara ibindi bintu kandi bikomeye. Nowela ati hoya, ati rwose ntuhangayike nta kibazo kirimo. Krista ati nyamara ibintu nkubwira ubitekerezeho, ati urabona, ati Simbi n'umugabo wawe ati ni inshuti cyane, baregeranye babana hafi na hafi, uba ubona nyine ari abantu baziranye ku bintu byinshi kandi bafite ibintu byinshi bibahuza. Ati uzi ko ati biriya bintu rero ati ntabwo ari hano gusa biba, ati no muri Amerika birahaba, ati noneho ngewe ngiye kukwihera ubuhamya bwa couple nzi. Ati yari umukobwa nyine n'umusore barakundanaga cyane, ariko uwo musore yari afite nyine besti w'umukobwa. Ati hanyuma rero uwo musore na sheri we bageze aho nyine barabana. Ati bamaze kubana rero wa musore noneho akajya kwiryamanira na besti, ati byageze aho ngaho anatera inda besti. Ati uzi ko byarangiye we na sheri we babanye batandukanye, ahubwo akigumanira na besti. Ati biriya bintu ni ukuri bijya bivamo ibindi bintu, ati rero nawe ukwiye guhumuka rwose ukabitekerezaho.
Nowera ati hoya, ati uzi ko ibyo bintu narangije kubiganiraho na Morgan, kandi Morgan yambwiye ko nta kibazo ari ubucuti busanzwe. Kristo ati voila, ati nyine nibyo nakubwiraga, ati byonyine kuba waratekereje kubiganiraho na Morgan ni ikikumvisha ko nawe hari icyo wari watekereje. Ati byanze bikunze iyo biba biri normal ntabwo waragiye kubibaza Morgan, impamvu wabimubajije hari ikintu nawe wakekaga. Gusa nyine Nowera ubwo aba yatangiye guhinduka, ubona atakiryohewe n'ikiganiro neza, aba yatangiye gutekereza kandi yagiye kure. Kristo ahita akomeza amubwira ati ngaho tekereza, aramutse ari wowe ufite inshuti yawe magara imeze nka Morgan, ati umusore w'ibogari ukunditse w'umwana mwiza kuriya, bitekereza aramutse ari wowe umufite nk'inshuti yawe magara, ati byagenda bite? Tekereza uko byaba bimeze. Koko Nowera ahita atekereza agasanga aramutse ari nk'inshuti ye magara ntabwo byarangirira aho, kuko arabitekereza agatekereza ukuntu umugabo we ari umwana mwiza, ukuntu ari mwiza akunditse, akumva koko harimo ikibazo, ariko nanone agahita abyirengagiza. Kristo ahita amubwira ati ubitekerezeho, ati ariko njyewe inama ya nyuma nakugira ni uko rwose uriya mukobwa wamuvana mu buzima bwanyu, wasaba rwose Morgan mukamwinjiza kure, maze wowe na Morgan mukagira umwanya uhagije mukisanzura mu rugo rwanyu, ariko uriya mukobwa akabavira rwose mu buzima. Nowera abwira Kristo ati humura ibyo bintu byose utekereza nta na kimwe cyaba, ntacyo rwose, humura. Kristo rero amara gutaha, Nowera agasigara abitekerezaho neza ibintu byose baba bamaze kuganira, atangira kuzenga amarira mu maso, kuko rwose aba yumva harimo kuri kwinshi. Abura icyo akora rero, maze akicara mu ntebe agakomeza kubitekereza. Morgan rero arataha, maze baba bari ku meza, Nowera agahita abaza Morgan ati sheri, ati uyu munsi se wabonanye na Isimbi? Morgan ati hoya, uyu munsi ntabwo twabonanye, ariko ejo tuzabonana kugira ngo dutunganye neza akazi tugomba kuzakora njye nawe. Nowera ati none se sheri, nkubaze ikindi kibazo, uramutse hari ikibaye hagati yawe na besti wawe wagira imbaraga zo kubimbwira? Morgan ahita yubura umutwe akamureba mu maso ati ubushatse kuvuga iki? Nowera ati nyine nshatse kuvuga uramutse uryamanye na besti wawe watinyuka kubimbwira? Morgan atumva njyewe rwose ibyo bintu maze kubirambirwa, tumaze kubiganiraho kenshi, hari ikintu se waba wabonye cyatuma unkeka? Nowera ati nubwo rwose ugerageza guhisha ibintu byawe cyane, ariko ni hahandi ntabwo muri impamvu zatuma ngukeka. Morgan ahita ahaguruka maze agashaka gusohoka. Nowera ahita amubwira atumva nkubwire, nugenda biraba byemeje ko rwose wishinje amakosa yose, ibyo navuze byose ari byo. Morgan ahita amubwira ati njye nirira mu munsi mubi rwose, uyu munsi nagize umunsi mubi, sinshaka rero no kurangiza umunsi wanjye ukibishye. Ahita afata ku rugi ngo afungure asohoke. Nowera atumva nuramuka urenze urwo rugi umenye ko rwose nanjye uri busange nagiye. Ati ndafata impeta zose twambikanye maze nsisige ku buriri nigendere. Morgan nta kintu amusubiza, ahita yifungurira urugi n'ubundi akisohokera akigendera. Isimbi rero aba yibereye ku buriri aryamye yubitse inda, aba ari kuri mashine hari ibintu by'akazi ari gukora, ajya kumva telefone irasonnye, arareba agahita asanga ni Morgan. Aramwitaba ati Morgan, aya masaha se uri kumpamagara? Morgan ati hoya, ahubwo se ni ukuguhamagara gusa, ndi ku rugi rwawe ngwino umfungurire. Isimbi ati aya masaha ijoro rigeze aha uri gukomanga ku rugi rwanjye? Ati ahubwo se ubwo ni amahoro? Morgan ati nyine ngwino umfungurire, ibindi turabivugana umaze kumfungurira. Isimbi rero ahita agenda agafungura, maze bakinjira mu nzu. Abaza Morgan ati ni amahoro? Ati none se Nowera ameze neza? Morgan ati yego ni amahoro rwose nta kibazo, Nowera ameze neza. Baricara rero maze bagatangira kuganira. Isimbi ati mbwiza ukuri, kubera iki uje hano aya masaha?
Morgan ati umva nkubwire ndarushye si ukukubeshya ndarushye, ati uyu munsi nagize umunsi mubi, ntashye naniwe nzi ko ngiye kuruhuka, maze ngeze mu rugo nsanga Nowela rwose wagira ngo yatewe n'amadayimoni. Ati ahita atangira kunsamira hejuru ambwira ibintu n'ubundi noneho biri bunanize kurushaho, ati ntakubeshye ndumva naniwe rwose. Isimbi ati hoya wowe na Nowela nibwo mugikora ubukwe, ntumbwire ko kandi urugo rutangiye kukunanira aka kanya, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ati ngaho rero mbwira ubundi se mbwiza ukuri nyine byagenze bite, mbwira ibyo bintu biri kure utari gushaka kumbwira. Morgan ati hoya ndumva ahubwo nshaka kuruhuka, ati wakwemera se nkirarira hano ko numva nshaka kuryama. Isimbi ati nta kibazo waharara rwose, ati ariko se urumva nyine udakeneye kumvugisha, ntabwo ushaka kunganiriza kugira ngo uruhuke. Morgan ati hoya reka njye kuryama ubwo nzakuganiriza ejo. Morgan rero ajya guhaguruka akareba mu maso cyane Isimbi, maze bikarangira basomanye. Bamara gusomana rero maze Isimbi agahita abwira Morgan ati hita utaha rero ntabwo ukiraye hano, genda rwose. Morgan arataha maze yagera mu rugo agahita aryama. Hashira akanya rero maze Isimbi agahita ahamagara Morgan, telefone irasona ari mu masaha y'ijoro cyane. Morgan aritaba, Isimbi ati nagira ngo numve yuko wageze mu rugo amahoro. Morgan ati nahageze nta kibazo. Isimbi ati uzi impamvu ntatumye urara iwanjye, ati wowe na Nowela rwose mufitanye umubano kandi wihariye, buriya kuba mwarakoze ubukwe ni igihango gikomeye, uramukunda nawe aragukunda, nta mpamvu rero zo kurara iwanjye. Ikindi kandi niba rwose twasomanye ndakeka nta birenze, yego ntitwigeze tubikora n'umunsi wa rimwe, ariko nyine tugomba kubana n'ibi bintu, ntabwo rwose nshaka ko hari ikizarengaho. Ita ku mugore wawe maze nawe akwiteho, niyo mpamvu ntatumye uharara, ubwo nta kibazo rero ubwo hageze uryame neza tuzavugana ejo. Morgan ahita amubwira ati urakoze nawe ugira ijoro ryiza. Isimbi ava kuri telefone maze agahita atangira kurira, ararira cyane agasakuza akarira nk'akana, ati mana njye nacumuye iki, ni gute urukundo rw'ubuzima bwanjye baruntwara. Morgan namukunze kuva tukiri abana, gusa binanira kubimubwira, none dore barindiriye ubwo bamuntwara, noneho byararangiye ubu namubuze burundu. Nakomeje kumugira inshuti yanjye magara kugira ngo nkomeze mubone hafi yanjye ye kunjya kure, ariko ni ukuri rwose numva ntabasha kwihanganira kuba naramubuze, ariko nanone nta mahitamo mfite kubera ko yarangije kubana n'ubuzima bwe. Akomeza arira cyane rero ati ndi umuhombyi, ni ukuri nahombye urukundo rwanjye, umusore umwe rukumbi nakunze kuri ino si kuva nabaho, none yarancitse kandi ancika mureba. Buracya mu gitondo rero Nowela akabyuka agahita abwira Morgan ati sheri, ati ndakwinginze mbabarira rwose ku byaraye bibaye, kubera kugukunda cyane ndagufuhira bikabije, mba numva rwose nta wundi muntu wakwegera, mba numva nakwiharira. Morgan ati ndakubabariye nta kibazo, gusa nanone jya umenya ko mfite, none se si wowe ubundi tuba turi kumwe, nta wundi muntu wakuntwara humura, si wowe turarana, si wowe dusangira, nase si wowe duhorana, ndagukunda ntukabishidikanyeho. Morgan rero aritegura maze akajya ku kazi, agera muri biro maze agafata telefone agahamagara Isimbi ati besti, ati nyine hari igitekerezo ngize cyerekeranye n'ibyaka kazi kawe, ati nsanga muri biro rero vuba maze tubivuganeho. Isimbi ati yego se, ati ukibivuga ahubwo ubu urumva nakererwa, ukibivuga mu minota mike cyane ndaba nkugezeho. Isimbi rero ahita ajya muri garderobe maze agatangira kugenda yigera imyenda yose, aba ari gushaka imyenda iri sexy kurenza iyindi,
arigera maze akabona akajipo gatoya kamwegereye cyane kandi kagufi n'agapira nako rwose kamufashe, maze agahita abona koko nibyo akwiye kwambara, iba nyine ari imyenda yakurura umugabo uwo ari we wese. Arayambara rero maze akihumuza, akitera make-up, mbese ukabona rwose yiteguye nk'umuntu ugiye guhura na sheri we. Ahita agenda rero maze akinjira muri biro ya Morgan. Morgan ahita amubwira ati wawu, ati noneho ndabona uri mwiza cyane, ati uri mwiza kurenza uko usanzwe. Ahita ahaguruka akamufata ikiganza maze akamuzengurutsa kugira ngo rwose amurebe imbere n'inyuma. Agahita amubwira ati wawu, ati ariko bestie, ati uri mwiza, ati nibaza ahantu abagabo baba bareba haranyobeye, ati uzi ko uri mwiza cyane bikabije, ati noneho ukuntu humura, ati iyi biro yose isi humura. Isimbi ati hoya nawe ntugakabye, ati kuki ukunda gukabya? Morgan ati hoya ndi kukubwira ibintu ndi gutekereza, ibintu ntekereza nibyo nkubwira, ntabwo ari ibikabyo, ati uri mwiza cyane. Isimbi rero ahita yijijisha maze akihagararaho, atumva nkubwire, ati mbwira rero ikintu gitumye umpamagara byihutirwa, ati uzi nari mfite ibintu nari ndi gukora nkaba mbisize kubera ukuntu mbwiye ngo birihutirwa, ati mbwira rero. Gusa Morgan ntaba abyitayeho, aba ari gukomeza amutera imitoma, amubwira ukuntu akeye n'ukuntu ari mwiza n'ukuntu ahumura. Isimbi ati none se nta kintu wari ugiye kumbwira nigendere? Morgan ati ngaho reka nta kibazo, tujye iwawe maze tujye kubikorerayo, ati ntihari mashine? Isimbi ati irahari nta kibazo. Baragenda rero bagerayo, Isimbi ati twahageze, reka nshyire mu mashine hariya maze dusangire akazi. Morgan ati hoya buretse, ati reka gukomeza kwijijisha nkaho nta kintu cyabaye, ati ubundi se tuzijijisha duhishe urukundo rwacu kugeza ryari? Ati jyewe nawe ririya joro ibintu twabikoze twabitekerejeho neza, ari njye ntabwo nari nasinze ndetse ari nawe ntabwo wari wasinze, twari dufite ubwenge bwuzuye, bishatse kuvuga ko rero bitadutunguye twabitekerejeho neza. Ati ikindi kandi nagira ngo nkumenyeshe noneho nta nubwo ndi kubyicuza. Morgan rero ahita abwira Isimbi ati kirenze kuri ibyo ngenda nanabyishimiye cyane, ririya joro rwose sinryibagirwa. Isimbi ahita atangira kurira cyane, ati hoya, ati kuki ibi bintu byaba nonaha koko? Ati n'ubundi ko uruzi rwarangije kurenga inkombe, ubu ngubu uri umugabo ufite umugore, ni gute igihe cyose twamaze utigeze umbwira ko nkunda, none aka kanya ukaba ari kuje kunyereka urukundo utakiri uwanjye, usigaye uri umugabo w'umugore? Ati ntakubeshye ibi bintu rwose ntabwo bishoboka, ati none se ubundi ubu twabikoraho iki ko byarangiye? Morgan ahita akomeza akamubwira ati burya rero ibintu byose nahoze nifuza ku mukobwa ni ukuri ni wowe ubifite, ni uko nyine wari best wanjye, ariko rwose wujuje ibintu byose nifuzaga ku mukobwa twabana, ariko n'ubundi ntabwo biwujije ko ubu ngubu hari nanjye nkaba mpari. Isimbi rero akomeza kurira cyane maze Morgan agahita amwiyegereza akamuhobera ari kumuhoza, ariko amukora mu mugongo ati ihangane, amukora no mu mutwe. Morgan we ahita aseka kubera ukuntu aba yishimye, aba yumva guhobera uyu mukobwa ari ikintu kidasanzwe. Arakomeza akamuhendahenda ati ihangane ni ukuri. Ku rundi ruhande rero Nowela na Krista baba bari mu gikoni bari gutegura ibyo kurya, maze Nowela akabaza Krista ati se na n'ubu ntabwo urabona fiance? Nowela ati ntabwo ndamubona, ariko nta nubwo mushaka cyane, njyewe umuntu nshaka ni umwihariko, ntabwo rero byoroshye kuba nahita mubona, ariko nanone ndabizi ko ibyo nshatse mbibona, igihe nzamushakira nshyizemo imbaraga nzahita mbona umusheri rwose ukwiriye. Nowela ati gusa ubundi ntabwo uri gutinda, abantu bose baba bagutereta wabuze uwo uhitamo? Krista ati nyine ubwo wa nyawe ntabwo araza. Nowela ahita amuca mu ijambo ati ariko se ubundi harya kubera iki wiri gutanga amafaranga menshi cyane hari ahantu uba kandi dufite inzu nini, wahazaje ukibera hano bikakorohera n'ayo mafaranga wishyuraga iriya hoteli ukayasevinga? Nowela ati hoya
Kristo ati hoya, ati ntabwo rwose naza, ati rega uru ni urugo rwawe n'umugabo wawe, mukeneye kandi ubwisanzure, ntabwo naza kubavangira rero, ikindi kandi ahantu mba ndahakunda cyane, rwose nta kibazo ntuhangayike. Nowela ahita amubwira ati nta kibazo noneho, ariko nanone nuhindura ibitekerezo uzambwire, hano rwose nta kibazo, wabona aho uba kandi ntabwo waba utubangamiye. Ku mugoroba rero Morgan arataha, Nowela rero aba ari kumukorera ka massage ngo aruhuke, maze agahita amubwira ati sheri, ati umeze neza se? Morgan ati yego, ati uyu munsi se wabonanye na Isimbi? Morgan ati hoya, ntabwo twigeze tubonana. Nowela ati ariko nari mfite igitekerezo, numvaga nshaka kumutumira maze tukazasangira muri wikendi, we ndetse na Krista. Ati urumva rwose gurupe twaba twuzuye, ati ndumva iyo dina rwose yabirenze, twaryoherwa cyane. Morgan ati njye ndumva ari igitekerezo cyiza cyane. Nowela ati noneho ndashaka no kumwihamagarira kuri telefone kugira ngo abihe agaciro. Ahita atekereza maze akibuka ko telefone ye yayisize muri salo, ahita abwira Morgan ati reka njye kureba telefone maze muhamagare. Amara gusohoka mu cyumba, Morgan agahita afata telefone agahamagara Isimbi ati umva rero ubu rwose Nowela agiye kuguhamagara agusabe ko wazaza ngo dusangire, kandi njye nabimwemereye, nanamubwiye ko ari igitekerezo cyiza cyane. Isimbi rero ahita atangira kwitotomba ati hoya, ati ntabwo wankora ibyo bintu, ati uko kurumva njyewe ntabasha kuba ndi ahantu hamwe nawe ndetse n'umugore wawe Nowela, ati ibyo ntabwo byashoboka, ati ubuse nareba hehe, nakwifata nte, ati ndakwinginze mbabarira, ibyo bintu rwose ntabwo byashoboka. Morgan ati ariko ni ukuri ngenda nakwikumburiye, kandi nta bundi buryo nakubonamo neza uretse kuba wakwemera kuzaza gusangira natwe, nta kibazo gihari uzaze. Isimbi ati ubuse koko murabona narishwe n'inzara ku buryo naza gusangira namwe muri babiri mwese muri kumwe? Morgan ati ariko uzaze, ati ni ukuri ngenda gukumbuye pe, ati ibintu uri kuvuga rero biri gutuma numva nanaseka, ariko nanone sinaseka kuko birababaje, ntabwo tuvuze ko wishwe n'inzara, ariko ni ukuri ndashaka kukwirebera mu maso. Telefone rero ya Nowela nanone ihita isonera muri telefone ya Isimbi. Isimbi ahita abwira Morgan atumva, ati buretse ndumva ntazi umuntu umpamagaye. Arareba rero agahita abona ni Nowela, ahita agaruka agahita abwira Morgan atumva, ati ni Nowela uri kumpamagara, ati buretse ubwo mbanze mwitabe. Isimbi rero ahita yitaba Nowela yitangazwa ati oh amakuru, umeze neza Nowela? Yigira nyine nkaho rwose ari umuntu wishimye kandi uri kuru nk'ibisanzwe. Nowela ati Isimbi ko wabuze, simperutse amakuru yawe, umeze neza? Akazi karagutwaye neza neza? Isimbi ati yego umeze neza. Nowela ati rero natekereje ko rwose ejo hazaza tugasangira ku mugoroba, ati byanadufasha yuko noneho uhura n'inshuti yanjye neza witonze mukanaganira, kubera ko nimwigeze mubona umwanya wo kuganira mukamenyana. Ati ibyo bintu numvise nabikunda cyane, ati ndakwingize rwose ntuvuge oya. Isimbi ati nta kibazo, ati nzaza rwose ndahabaye. Ahita atangira kwiyayuzwa rero ati ndumva ibitotsi binyishe, ndashaka kuryama, ati ubwo nahejo turi kumwe. Nowela ahita amubwira ati urararyana. Isimbi rero ahita yongera akanahamagara Morgan akamubwira ati sawa rero ngiye kwiryamira, ubwo nahejo. Morgan ahita amenya ko Isimbi yemereye Nowela ko ejo azaza, ahita aseka akishima, maze Isimbi agahita yikubira telefone akiryamira. Wa munsi rero wo gusangira warageze, Morgan yarabitse ahamagara Isimbi ati nizere ko kandi utahinduye gahunda. Isimbi ati ndaza yewe ntabwo nayihinduye, ati ubundi se nabyemeye hari ubwo rwose ubintegetse, ati ndaza nta kibazo.
ibyishimo rero byari byose kuri Morgan, yiriwe yishimye cyane ko ari bubone rwose uyu mukobwa akunda kandi cyane. Noella rero we na Krista ku mugoroba bagiye mu gikoni maze bajya guteka, bajya gutegura, baba bari kuganira maze Morgan akaza agahita aturuka Noella inyuma akamufata mu nda ati sheri, ati mumeze neza, ati nakubeshye ndashonje cyane, nimuteke vuba ndumva inzara inyishe, ati ariko nanone nta kintu gishimishije nko kuba uyu mugoroba ari njye mugabo wenyine mba ndi kuri aya meza ari bube ariho abakobwa batatu bose, ati uziko neza ndi bube meze nk'umwami. Ati sheri, ati nimugire vuba, ati ibiryo biri guhumura neza, ati ikindi kandi urabizi nyine nkunda n'ibyo kurya batetse. Noella ahita abwira Morgan ati sheri, ati genda ujye gukaraba, ati ese wibagiwe ko dufite umushyitsi, ati hano hari Krista ntabwo uri kumureba, ati Krista ni umushyitsi wacu rero ntabwo turi twenyine. Morgan ati erega mba nabyibagiwe kubera ko kwishimira nyine ni wowe wenyine mba nabonye, nta wundi muntu mba mbona. Ati nta kibazo reka njye gukaraba, ibyo byose ndava muri dushe ibyo kurya bibonetse. Ahita agenda rero maze Krista agahita abwira Noella ati umugabo wawe aragukunda cyane ni ukuri kandi ari romantike. Noella ati nyine nanjye niyo mpamvu namushatse, uratekereza umusore umwe mu rukumbi nakunze mu buzima bwanjye bwose, tekereza nawe umusore nabanye nawe urabyumva ko nyine yari afite byinshi yujuje namukundiye kandi n'abandi bose bagomba kuba babibona. Baba bakivuga ibyo bagahita bumva rero umuntu arakomanze ku muryango. Noella ahita abwira Krista ati genda urebe uwo muntu ukomanze, ati byanze bikunze buriya ni isimbi. Krista ahita areba nabi Noella ati ngwiki, ati wa mukobwa ngo ni bestie w'umugabo wawe. Noella ahita amubwira ati ndakwinginze rwose genda kubera ko ninjye namutumiye, genda umufungurire kandi wihangane rwose, ntiwerekane umutima mubi, ntiwerekane ko rwose utamwishimiye, ugerageze. Krista ateka amufungurire, ntacyo ndagerageza ku bwawe kubera ko binsabye, ariko ntabwo rwose ari byo ndi bube mfite ku mutima. Krista afungurira isimbi agahita amubwira ati ni karibu, ati naba nkuzaniye se icyo kunywa. Isimbi ati hoya, ati ahubwo nifuzaga kubasanga mu gikoni nanjye nkabafasha. Krista ati ntabwo ari ngombwa, ati n'ubundi ibyo kurya rwose byatunganye harabura gato cyane, yicarire rero muri salo nta kibazo ube wiruhukira. Isimbi rero ahita yicara muri salo maze Morgan akaba araje aramuhobera cyane, bagahoberana nyine nk'abantu badasanzwe, barahoberana maze Isimbi akajya akora Morgan mu gituza. Ubwo kandi Krista we utaba rwose ari kure, utabakuraho amaso, ahita babona bari guhoberana batyo maze agahita ababwira atumva ati ibyo kurya byabonetse mwajya ku meza. Bahita bagenda rero maze bakajya gufungura. Baba bari ku meza rero maze Noella bose arabaseriva. Morgan we amaso aba yibereye kuri Isimbi, wagira ngo niwe wenyine baba bicaranye ku meza. Batangira rero kwiganirira Isimbi na Morgan, bakaganira inkuru baziranyeho bonyine, bagatangira kuvugana ibintu byabo byo mu bwana, uko babanye nyine, aho bagiye bajyana ibintu baziranyeho ari bonyine. Noella ajya kuvuga ariko bakajya bamwima ijambo, bo bonyine baba bari kwivugira inkuru zabo baseka bishimye barebana, wagira ngo nyine niyo couple iri muri urwo rugo. Krista rero waba yasesemwe aba ari kubareba, ikintu cyose bakoze aba bareba, aba yumva rwose bamuteye umujinya, ukuntu uba wagira ngo barakundana nibo bashakanye, abandi bantu bose nta n'umwe uri kuvuga. Noella rero nawe abona ko rwose bidasanzwe kubera ukuntu mu biganiro byabo baba babimye umwanya, bo baba biganirira ibyabo gusa kandi basetse ubona rwose bishimiranye. Binageraho maze Morgan akajya atamika Isimbi atumva no kuri bino biryo wumva ukuntu nabyo bimeze.
bagakomeza bakabiseka rwose babyenjoyinze cyane. Nowela rero waba yabihiwe ariko nanone agakomeza akijijisha. Krista we rwose no kurya biba byamunaniye kubera imikino aba ari kureba iri kubera hano. Bava ku meza rero maze Isimbi agasezera. Morgan rero ahita amuherekeza ariko Nowela akamubwira ati reka nze nanjye mbaherekeze. Isimbi ati nta kibazo, ariko Morgan agahita amubwira ati hoya sheri, komeza utunganye ibyo ngibyo ndamuherekeza. Nowela ati ariko nari maze no gutegura salade y'imbuto, numvaga rero nayo Isimbi yagenda ayifasheho niba ntacyo bimutwaye. Isimbi ati oya, ati mushaka kunyicisha ibyo kurya, ati ndahaza cyane bishoboka, naryanye apeti nyinshi kubera gusangira namwe, ntabwo rero rwose nagira ikindi kintu na kimwe ndenzaho, ahubwo reka ngende kandi mwakoze cyane naho ubutaha. Kubera ko Morgan aba yakomeje kubwira Nowela ngo nabyihorere kumuherekeza, ubwo Morgan ahita aherekeza Isimbi wenyine. Krista ariko nawe arabakurikira agakomeza akabacungira hafi. Morgan arageza Isimbi ku modoka maze n'ubundi bagatangira kuganira. Isimbi yicaye mu modoka, Morgan ari ahagaze mu rugi rw'imodoka nyine ariko rufunguye. Bajya gusezeranaho rero maze Morgan akaba yegereye Isimbi, bagahita batangira gusomana nkaho nta cyabaye. Ibi bintu Krista arabireba akikanga akagira ngo ari kurota, agatangira akirya inzara. Ati burya bya bintu byose najyaga ntekereza ni ibya nyabyo. Ati noneho uriya mukobwa n'uyu mugabo ukuntu batagira isoni, barifata bakanasomanira mu rugo rwa Nowela. Ibi bintu ntabwo bishoboka. Ati mbega abantu, ataba abantu ni babi cyane. Arabareba maze agahinda kakamwica, amarira agatangira agashoka. Ahita rero asubira mu nzu, maze Nowela akabona uyu mukobwa yahindutse cyane rwose, ntabwo ari wa wundi bari bari kumwe. Ati ufite ikihe kibazo? Krista ati nta kibazo na kimwe mfite. Nowela atari kumbwira. Krista aturumva nagira ngo nkubaze niba ya proposal wari wampaye yo kuza kuba hano igihari. Ati kubera ko rwose ndabona ndi gutakaza amafaranga menshi, rero rwose byo nkeneye kwibera hano maze ayo mafaranga nkaya nayasevinga. Nowela ati ntiwumva se ahubwo aho ngaho noneho rwose uvuze ukuri, atuvuze ibintu byiza cyane. Ati nta kibazo, proposal iracyahari, nta kibazo rwose, waza ukaba hano, urabizi iyi nzu ni nini kandi nta kibazo wagira, ntiwabura ibyo kurya, ntiwabura aho urara. Ati ibintu byose ni amahoro, biroroshye. Nibazaga ahubwo ukuntu ukomeza gutakaza amafaranga kandi duhari, njyewe rega ndi nka mukuru wawe. Krista atamubwira ati urakoze cyane rwose, ubwo nanjye ngiye kuzana ibintu nyine ubundi nze nibere hano. Krista rero atangira kujya areba ukuntu Morgan aba yigira umwana mwiza kuri Nowela, amubwira ko amukunda, amubwira ko rwose ateka ibyo kurya biryoshye, amubwira ko ibintu byose akora ari byiza, maze akibuka ukuntu aba ari gusoma besti we isesemi iramwica, maze akajya yipfukana ati ariko se ubu ni uku nguko abagabo bateye. Tekereza ko hari undi mukobwa akunda ariko ari imbere y'umugore waba yigize nk'intama, aba yigize rwose nk'ari marayika, abamubwira amagambo meza wagira ngo koko aramukunda bya nyabyo. Ijoro rimwe rero Morgan arabyuka akajya mu gikoni, aba agiye gukora agacyayi ngo anywe. Ahita rero ahurirayo na Krista. Krista akamubaza tumeze neza? Ati wari uri mu biki? Morgan ati nari nje gukora icyayi. Morgan rero ahita abwira Krista ati sinigeze mbona umwanya wo kuganira nawe ngo tumenyane neza, ati ariko noneho ko uri hano buriya tuzabona umwanya tuganire. Krista ahita abwira Morgan ati ahubwo hari ikintu nshaka kugusaba, ndagusabye rwose ntuzababaze Nowela. Morgan ati ntabwo nabikora. Krista ati mbyizere ko ibyo uvuze ari byo, ati kubera ko tutitaye ku byo wakoze
gusa ujye umenya yuko burya ibikuta bigira amatwi kandi na parafo ifite amaso. Ni ukuvuga ibyo wakora byose biba bikureba. Morgan rero ahita yumva ko rwose uyu mukobwa ashobora kuba hari ikintu azi, ahita amusiga mu gikoni rero maze agahita asubira mu cyumba. Yinjira rero mu buriri maze Nowela agahita amubwira ati sheri, ati reba ya mafoto nakubwiraga nafotoye meza cyane. Morgan ati mbabarira ndashaka kwiryamira, aba arakaye cyane rwose baramubwira atamureba. Kristo ati ariko Nowela ati ariko reba sheri, reba ni akanya gatoya. Morgan ahita amubwira nabi cyane ati sinakubwiye ko nshaka kwiryamira ariko ubundi wowe wanditse. Nowela rero ahita yumirwa akamwihorera maze Morgan agahita aryama, ariko mu by'ukuri ntabwo asinzira, aba ari gutekereza niba uyu mukobwa ashobora kuba hari byinshi azi. Buracya rero aba ari muri wikendi. Morgan arabyuka akambara umupira n'ipantaro y'ijinisi, amara kwambara rero agiye mu modoka maze Krista agahita amubwira ati biteze, ati ugiye ku kazi? Morgan ati yego, ati ngiye ku kazi. Krista ati umunsi mwiza. Krista ahita yinjira mu nzu maze agasanga Nowela, akamubaza ati none se Nowela, ati Morgan agiye hehe? Krista ati Nowela ati urumva Morgan agiye mu nama nyine y'akazi. Krista ati koko se? Ati ngiye mbonye atameze nk'umuntu ugiye mu nama y'akazi, ati kubera ko ntabwo yambaye nk'umuntu waba ugiye mu nama, ikindi kandi uyu munsi ni kuwa gatandatu urabizi ntabwo ajya akora, ati ntakubeshye njyewe ntabwo mbyizeye. Nowela ati none se ubwo urashaka kuvuga iki? Krista ati ubu se waba uzi ahantu Isimbi yaba ari? Nowela ati nyine birumvikana ubu ngubu ari kuri hoteli ye. Krista ahita abwira Nowela atumva rero nkubwire, byaba bibabaje kuba umugabo wawe yaguca inyuma, ariko byababaza kurusha aramutse agucanye inyuma n'umuntu wizera kurusha abandi. Ati komeza uhumirize, ni akazi kawe, komeza usinzire, buragukanura ngo urebe ibiri kubera iruhande rwawe. Ku mugoroba rero Morgan arataha agasanga Krista yicaye muri salo. Krista ahita amubwira ati Morgan ni karibu iwawe. Morgan ati urakoze cyane, ati umugore wanjye se ari hehe? Krista adashobora kuba agutegerereje mu cyumba. Morgan ahita ajya mu cyumba agasangayo Nowela, abaza Nowela ati wiriwe neza sheri? Ati umeze neza. Gusa Nowela ntaba yishimye habe na mba, aba rwose ababaye kandi yijimye mu maso bigaragara. Ahita abwira Morgan ati meze neza nta kibazo. Ati wowe se inama yagenze neza? Morgan ati yego. Nowela rero ahita abwira Morgan ati mbwiza ukuri ahantu wari uri, kuko rwose ntabwo wari uri mu nama ndabizi neza. Morgan ati niho narindi kumwe rwose n'abakiriya. Nowela ati wari uri kumwe se na Isimbi? Morgan ati oya, twari abagabo gusa, nta mukobwa n'umwe wari uri muri iyi nama. Nowela ati urambeshya, kuko uyu munsi nagerageje kujya gusura Isimbi kuri hoteli aho aba, ariko nta wari uhari. Morgan ati ubwo ushatse kuvuga iki? Nowela ati nshatse kuvuga yuko nyine mwari muri kumwe. Morgan rero ahita yumva noneho akubiswe n'inkuba, atekereza ko rwose batangiye kubavumbura. Ahita atangira kurakara, agahita atangira no kubwira nabi cyane Nowela. Ati ariko se wowe ntabwo uzajya utuma umuntu aruhuka? Nk'ubu rwose ntashye naniwe, numvaga nkeneye gukaraba nkaryama nkaruhuka, none n'ubundi ntabwo rwose umpaye amahoro. Nowela ati uravuze ngo njyewe nta mahoro nguha, amahoro uyahabwa na Isimbi gusa? Ati niko uvuze? Avuga ibyo ngibyo noneho Morgan agahita ahaguruka akongera agafata inkweto aba amaze gukuramo akongera akazambara agasohoka. Nowela ati ugiye he sheri? Morgan akamwihorera akigendera.
Morgan amara kugera mu modoka agahita ahamagara Isimbi ati sheri, nagira ngo nkubwire ko rero ubu rwose ibintu byose byamenyekanye, Nowela byose ibyanjye nawe arabizi. Isimbi ati mbwira neza se kubasha kumva icyo ushaka kuvuga, ati urashaka kuvuga iki? Morgan ati ndakeka ko rwose Nowela ashobora kuba yaratubonye wa munsi twasomanaga, ati byose arabizi ku murongo. Isimbi ati mana nyagasani, noneho ndabigenza nte? Ati reka rero nkubwire ukuntu tugiye kubikora, ati ngiye kumuhamagara maze mubwire ko byose ari jyewe nabiteye, ari njye nagushotoye kugira ngo dusomane, ndamubwira ko rwose ari nkaho nabigutegetse. Morgan ati hoya mukunzi, ntabwo ibyo bintu nabigukora, urumva koko nafata amakosa twakoranye turi babiri nkayakugerekaho? Ati ntabwo bishoboka, ati ahubwo ndabona icyiza ari uko n'ubundi nabimwibwirira. Ati uyu mugoroba ngomba kumubwiza ukuri rwose, nkamubwira ko ngukunda n'ubundi ntacyo guhisha gisigaye. Morgan leta akomeza abwira Isimbi ati gusa nanone ibi bintu rwose bibaye kare, ati kubera ko bibaye rwose ntaranamenya n'icyo ntekereza kuri wowe. Ati gusa nanone ndumva ameze nk'umuntu rwose uri mu nyanja kandi uri kurohama, ariko kubera ko n'ubundi uri uwanjye, kubera ko n'ubundi namaze kukugira uwanjye, kubera ko ngukunda, ntabwo natuma ugenda. Amahitamo ndayafite, ngomba rwose kumubwiza ukuri. Ikindi kandi ndi mu nzira ndi kuza kukureba. Isimbi ati hoya mbabarira, wikongera ibibazo mu bindi, urumva n'ubundi turacyafite ibibazo, none kandi uri kongeramo ibindi. Morgan ati ndaje kandi nta kiri bumpagarike, ndaje rwose. Isimbi ati nta kundi nyine ngaho ngwino. Ku rundi ruhande rero Krista we uba yari yicaye muri salo, abona ukuntu Morgan yahise asohoka yiruka, maze agahita asanga Nowela mu cyumba. Aragenda akamubaza ati umeze neza ko mbonye Morgan asohoka atarwiyambitse? Nowela agatangira kubwira Krista ati nakubeshye, sinzi rwose ibintu biri kumbaho, ati gusa nizere ko rwose Morgan ankunda. Ati ndabyizeye, Morgan arankunda. Krista ati yego aragukunda, kubera ko nyine umugabo ashobora gukunda abagore benshi icyarimwe kandi ntibigire icyo bimutwara. Nowela ati oya Krista, ntabwo ari ibyo nkeneye kumva, si ibyo rwose nshaka kumva, si n'ibyo ndi kuvuga, ndashaka kumenya niba ankunda bya nyabyo. Krista atumva Morgan ni ukukubabaza gusa, kandi rwose ari kukwangiriza ubuzima, ari kukubabaza bishoboka byose. Ati ndashaka kukubwira ko ngiye niboneye Morgan ari gusomana na Isimbi. Nowela amara kumva ibi bintu maze agahita aseka cyane, ariko agahita asoza ari no kurira, kwa kuntu nyine umuntu asekana agahinda agahita ararira, maze agahita abwira Krista ati ibi bintu ntabwo yabinkora. Ati mbabarira, udashaka noneho wowe uri kumenagurira umutima neza neza. Ati mvira mu cyumba, sohoka genda, ndashaka kuba ni njyenyine nkabitekerezaho. Ati genda. Krista ahita ahaguruka akigendera, maze Nowela agasigara ararira cyane agasakuza. Kwa Isimbi rero ho Morgan arahagera, maze bagahita baryama ku buriri bagafatana ibiganza. Morgan abwira Isimbi ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, nkubuze ntabwo nabasha kubyihanganira, narira simpore, ntakubeshya sinabaho ubuzima butagufite, ndagukunda cyane cyane. Isimbi ati none se niba unkunda ubwo Nowela we bimeze bite? Morgan ati Nowela we ngomba kumubwiza ukuri, nafashe icyemezo rwose, ngomba kumubwira ko ngukunda, sinakomeza kubihisha. Isimbi ati mu buzima sinigeze ntekereza ko nazagutandukanya n'uwo mwashakanye, sinigeze ntekereza rwose ko najya hagati y'urukundo rwanyu, naragukundaga ariko nkabyimenyera, numvaga rwose nzabigumana ubuzima bwose, nashaka nkazabipfana, kubera ko nta wundi musore n'umwe nigeze nkunda,
numvaga nyine ntegereje urukundo rwawe ntari nzi ngo ruzaza ryari. Gusa nanone si ubu buryo rwose nifuzaga kukubonamo, sinifuzaga kukubona hari undi nkwambuye. Morgan ati hoya witangira kwishinja amakosa, nanjye ndagukunda cyane, ariko ahari iyo ntaza kumenyana na Nowela ntabwo twari kuzapfa tubwiranye ko dukundana. Ariko nyine niko bigenda, ubundi umuntu akunda kumenya icyo yashakaga ari uko amaze gufata icyo atashakaga neza. Ati rero rwose ndagukunda, nta nubwo nkibashije kandi gukomeza kubihisha, ngomba kubimubwira tugatandukana kubera ko rwose ni wowe nkunda. Ku rundi ruhande Nowela rero nawe ahita ava mu buriri maze akajya mu gikoni, ahita atangira gukata ibintu abikatana umujinya, ari hafi kwikata intoki. Kristo amusangayo akamubwira ati rwose rero mushuti wanjye, icyo nari ndi gukora ni ukuguhumura amaso kugira ngo ubone ukuri. Nowela ahita amubwira ati ahubwo ndifuza ko mu gitondo cya kare waza kunsohokera mu rugo ukagenda. Ati nakoze ikosa ryo kugutega amatwi nkakumva. Ati kubera ko ubu rwose ni wowe uri gutuma urugo rwanjye rusenyuka. Ati nta mugabo n'umwe wigeze wizera kuva wabaho, niyo mpamvu ubaho wenyine udafite umukunzi. Ati kandi nyamara abagabo beza babaho. Ati ndakubwiza ukuri na Morgan ni umugabo mwiza kuri njyewe kandi ndamukunda cyane. Ati ndashaka kukubwiza ukuri yuko burya n'umugabo nyine ukunda abagore benshi, imbere y'umugore umukunda aba rwose ari umugabo mwiza. Ikindi kandi umugabo w'umujura imbere y'umugore umukunda aba ari umutagatifu. Nanjye rwose nari kuzakomeza nkabona Morgan nk'umutagatifu kuri njyewe iyo utaza kuza ngo maze byose ubyangize. Ibintu byose byangiritse guhera umunsi uza ugatangira kunjya mu matwi. Nowela akomeza abwira Krista ati Morgan ni umugabo w'inzozi zanjye, sinkwiye rero kumutakaza. Ubyuka umvira mu rugo, nanjye ndagerageza rwose gusubiza urugo rwanjye ku murongo. Krista yumva ibi bintu byose maze agahita agenda agafata varize ye agahita yigendera. Morgan rero amara kuganira na Isimbi maze agataha, agera mu rugo Nowela agahita amufungurira akamuhobera ati sheri aturaje. Morgan ati yego, ati hari ikintu gikomeye nshaka ko tuganiraho. Nowela ati nta kibazo twakwicara tukaganira. Bahita bagenda bakicara maze Morgan akabwira Nowela ati ni ukuri singishoboye rwose gukomeza muri ibi ngibi. Nowela ati rwose mukunzi humura, ntabwo nzongera gutongana nawe, ibi bintu rwose nabihagaritse, sinzongera gutongana nawe, humura tugiye kubana neza, ntabwo rwose tuzongera gushwana. Morgan ati nkunda cyane Isimbi, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Nowela ati wowe ibi bintu ntabwo wabinkora. Ahita atangira kurira cyane amarira ashoka ati hoya ntabwo ukunda Isimbi sheri, ukunda njyewe Nowela umugore wawe, ndeba mu maso uri kurota se? Oya ninjye ukunda, ndeba rwose ni njyewe ukunda. Morgan ati ihangane ni ukuri nta kintu rwose twabikoraho, ndamukunda cyane, ahari njyewe nawe ntabwo twaremewe kubana, gusa nanone uzabona undi muntu ugukunda kandi agukorera ibyo ngiye ntabashije kugukorera, naho rwose njyewe nawe bwo ntabwo twakomezanya. Nowela ahita abwira Morgan ati mbabara rwose ibi bintu twabikosora kandi twashaka icyo gukora, kubera ko ngiye nta wundi mugabo ntazabasha gukunda, nta wundi nazabana nawe.
ni wowe nshaka ubuzima bwanjye bwose, mbabarira wowe nkora ibi bintu. Aba ari kurira amarira yamurenze akubita hasi, yenda rwose kuhakubita n'umutwe, agahinda kaba kamwishe. Morgan rero yumva nta kindi agifite cyo gukora, maze agahita ahaguruka akigendera, ati ihangane nta kundi. Nyuma y'igihe gitoya rero Nowela ndetse na Morgan baratandukana mu buryo bwemewe n'amategeko. Morgan rero ahita yibanira na Isimbi, baba barakundanye rwose kuva bakiri abana nubwo baba batarigeze babibwirana. Nowela rero we aguma mu gahinda, kwiyakira bikamunanira, akamara igihe kinini rwose nta musore yongeye kuvugana nawe, aba yumva nta mugabo n'umwe akizera. Gusa nyuma y'igihe gitoya aza kumenyana n'umusore mushya baba bazanye ku kazi iwabo. Batangira rero kujya bajya gusangira icyayi, ariko basangira n'ibya saa sita. Nowela atangira kujya abwira ubuzima bwe bwose uyu musore, maze uko yagendaga avuga ibyamubayeho, agenda rwose arushaho kuruhuka. Agera aho rero akiyakira, agasubira rwose mu buzima busanzwe, akibagirwa Morgan wararangije kwibanira na Isimbi. Uko rero igihe kigenda gishira, agenda akundana n'uyu musore, agenda amwiyumvamo, kandi rwose akumva ari gusubirana urukundo nk'urwo yari afite kera. Uyu musore aba ari umusore mwiza cyane, kandi w'umwana mwiza ugira umutima mwiza, aba yumva cyane Nowela, akamutega amatwi, aba amuha umwanya mu bishoboka byose, kandi akamwereka urukundo, akamwereka ko rwose ari we w'ibanze muri byose. Nowela rero agera aho agakunda uyu musore cyane, ariko kandi n'uyu musore akunda Nowela. Uyu musore rero asaba Nowela ko babana, maze Nowela rwose waramaze kumwimariramo akabimwemerera. Aba bombi rero bakora ubukwe bw'ibyishimo, ubukwe bwiza kandi budasanzwe. Barabana rero kandi bakabana mu byishimo, kuko rwose baba bakundana urukundo rwa nyarwo. Nowela rero abwira uyu musore baba basigaye babana, ati ntakubeshye, burya naribeshyaga cyane, natekerezaga yuko urukundo rwa nyarwo rutabaho, yenda urwo nakunze Morgan ari rwo rukundo rwonyine rwashobokaga, nyamara burya uwanjye yari ataraza. Ati gusa nanone ubu ngubu rwose sinzongera kwizera na rimwe umuntu umbwira ngo umuntu ngo ni bestie we. Ati kiriya gihe nari impumyi, nakabaye narabitekerejeho kera ko bestie atabaho. Mu by'ukuri kubera ukuntu bestie n'umushuti we baba batajya batandukana, byanze bikunze baba bafitanye amabanga, kandi baba baziranye cyane kurenza undi muntu bakundana nyuma. Ati rero naribeshye, ariko amakosa nakoze sinshobora kuzayasubiramo. Ati gusa nanone byambereye inzira nziza yo guhura nawe mukunzi. Aba ari kuvuga ibi maze bagahita bahoberana. Uyu musore aramubwira ati humura, ndagukunda bizira uburyarya, kandi njyewe nta bestie mfite. Bahita babiseka rero maze bagasomana. Inkuru yacu y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe kugira ngo n'izindi zijye zikugeraho. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.